nta muntu utagira morali ku mukandida wacu wa FPR. Mbo njewe uretse no kwisigira nje no gupfa napfa. Kubera ko umukandida wacu wa RPF Paul Kagame ni intare kandi agomba kuba intare ihagarariye izindi ntare. Umva nanjye niwo musanzu wanje icyo gushyushya abantu, nanjye n'umusanzu wanje kugira ngo nerekane ko shyigikiye umukandida wacu. Ubutumwa nabwira abakiri bato nuko bafite amahirwe menshi kuba tugifite nyakubahwa Paul Kagame umukandida wa RPF. Byonyine uwari we wese iwabo muto yabo mukuru nuko ikigaragara hari icyo yatugejejeho kandi tutatwarigeze tugeraho mu buzima, ndetse hari n'ibyo tuzageraho undi wese atatugezaho. Ubundi ibingibi bigomba kuba kugira ngo twerekane uko amahoro n'umutekano ndetse n'umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame icyo yatugejejeho. Ibi tugomba kubyereka amahanga. Twebwe turabizi nk'abanyarwanda, ariko ibingibi tuba tugira ngo tubyereke ba bantu b'ibigarasha bari hariya. Ba bantu b'ibigarasha bijye bireba. Hari ukuntu bagira gutya bakikora ngo babaje ku ngufu. Uzashobora kuzana abantu bangana gutya ku ngufu azabishobore. Ntabwo ari ku ngufu, tuba twaje tubishaka, tuba twaje tubikunze. Bishaka abantu babavuye mu mpande zose z'igihugu bakaza gushyigikira umukandida wacu RPF. Umusaza yateje imbere ibikorwa bitandukanye amashuri n'ibindi, ariko no muri sinema hari ibyo mwishimira cyane. Kuba sinema igeze aho sinema igeze kugeza ubu aka kanya, ibyo byose ni uruhare rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni uruhare rw'umukandida wacu Paul Kagame. Uko tugiye gutangira bino birori by'ubukwe bwacu, ubu twaraye mu muhuro, kubera ko iyo ubukwe bugiye gutaha umusore akaba yaritswe baramwarika bakajya mu muhuro. Natwe abasaza rero nimugoroba twiteguye tubwira abahungu bacu tuti natwe abasaza rwose byanze bikunze turajya ku kibuga cya Nemba tujye kureba uwo musore wacu twaritse, tukaba tukumwiteguye ku itariki 15. None rero ubu ngubu ibyishimo tugize, FPR yatukuye ahakomeye kandi yaduhaye byiza tugeza kuri byinshi. FPR yaturindiye umutekano, natwe abasaza amatungo yacu aratekanye. FPR yaduhaye gira inka munyarwanda. Umusaza nkanjye ubu ndanywa amata dure kureba nanjye ndatoshye. Umubyeyi wacu ikindi yatumariye amazi, abasaza rwose ubu njyana ikijerekani kuri rubine ku irembo nkavoma. Ikindi yatumariye amashanyarazi. Uwo mubyeyi wacu Kagame Paul tuzamutora 100%. Aricyo cyane ibyishimo kugira ngo uracyashaka komeza kubayobora. Yewe nta wundi wanyobora nubwo nshaje. Iminyoborere yanyoboye nta wundi twakwifuza. Nabona uri mukuru, ushobora kuba wenda uzi Kayibanda, Habyarimana, Sindi Kubwabo na Bizimungu. Gereranya mu bategetsi ba mbere na Paul Kagame waje kwamamaza. Urabona nubwo nkuze mfite imyaka 67, ariko kubwa Habyarimana iyo ngoma niyo namenyeho ubwenge. Ariko imiyoborere yaho ye n'abambari be ntabwo yadushimishije. Uti kuriki itadushimishije, bari barakoze ironda koko ngo nibara abanyaruhengeri abanyagitarama ntibavuga. Ubwo numva ko gusa ye nicyo cyane ingoma ya Habyarimana twayinengeye. Mbese tubonye FPR inkotanyi zararegutse twumva aho twari turishimye cyane. Muzamubwira uti abasaza barishimye, niyo mpamvu bafite umurava wo kugutora 100%. Uti nta wundi. Urakoze cyane. Mwaramutse neza. Habyarimana nawe ushobora kubona imyaka ijya kuri imwe, tugereranyirize buriya butegetsi bwa mbere n'ubwa Kagame nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi.
ubutegetsi bwa Habyarimana ntaho bwahurira n'ubwa Kagame. Ubutegetsi bwa Kagame nibwo butegetsi mbonye bwa mbere bubaho, kuko bwatugejeje ku bintu byinshi. Bwatuzaniye imihanda, butuzanira amavuriro, butuzanira girinka, mbese butwubakira ibiraro, umuturage wese bumugeza ku iterambere. Leta ya Habyarimana rero nta cyiza navuga yakoze. imibereho y'umuturage wa Gakenke cyangwa muri iyi ntara y'Amajyaruguru ihagaze gute? N'intara byavugaga ko irimo bwaki, imirire mibi n'ibindi bitandukanye, byahindutse gute? Hano rero iwacu muri Gakenke nta mirire mibi dufite, kuko abantu twese badukanguriye guhinga akarima k'igikoni, ibijumba, ibishyimbo, ibirayi, ibitoki. Hano muri Gakenke nta kintu kibuze rwose, n'iterambere gusa. Hanyuma rero urungano rwawe uravuga ati nta wundi wanyobora, wowe bimeze bite? Ye baba muzehe wa kijyana Paul Kagame, nanjye niwe nta wundi, nta wundi dushaka ni Paul Kagame. Turacyamwifuza cyane, turamukeneye cyane. Muzehe ufite imyaka ingahe? Mfite 84. 84? Bivuze ngo ubutegetsi bwa Kayibanda urabuzi, ubwa Habyarimana byose kugeza ku bwa Kagame. ubwa Aho tugeranyije ubwo butegetsi bwose. Habyarimana n'ubwa Kayibanda. ubwo ngubu nibwo bwiza, kuko nta kintu umuntu yakoraga, ahubwo ubukoroni bwo bwari bugiye kutwica. Naho ubu tumeze neza rwose. Ingoma ya Kagame ho bumeze gute rero? Niyo niko bwa tumeze neza. Bigaragazwa n'iki? Ibigaragaza Ibintu bigaragaza ibi bigaragaza ndaryama, baduhaye amashanyarazi, yaduhaye umugezi, umuntu uragira cya mu rugo ukabona amazi utagiye ku mugezi. Nanjye umusaza udashoboye kuvoma akagezi ndagenda nkazana akantu ngashyiraho, ubwo ngakora. Hanyuma rero cyashaka kuyobora, uracyashaka kuyobora? Ahubwo nifuza ko nazapfa nta n'undi ugiyemo. Ni impamo, nta wundi nkeneye. Hanyuma uri imbere neza ahantu uri buze kumubona, uri kwiyumvutse? Yewe ndanamuzi, duhuriye no mu nzira sinamuyobera. Ubu ibyishimo ndi kumva ahubwo atinze kuza. Duhuriye mu nzira tuhubuze dore nguriye. Rwose ndumva atinze kuza. Gakenke murasirimutse, Murasobanutse. kuko namumeze neza cyane. Ibanga ni irihe? Iko gipfunsi. Oya, kubera iki? Musaza turamwemera. Turamwemera. Mwemerera iki? Yatugejeje kuri byinshi byiza. Nababwira ibintu 20. Yatugejeje, yatuvanye mu bwigunge abagore twaraheze Nawe se wowe waraheze mu gikari. Naraheze mu gikari, umugabo wanjye yarampeje. Mu mitungo akampeza. Ariko kugeza aho Kagame afatiye igihugu, twavanze umutungo tukawujera dufatanije. Twarasezeranye. Hanyuma rero uravugiye ijambo. Yampaye ijambo. Wabibyaje umusaruro gute? Nayibyaje umusaruro, nyobora abagore, njya muri senefu, abagore ndabayobora. Inama y'igihugu y'abagore? Narimo icyo gihe ninjye nabazamuye. Ubutegetsi bwawe rero, abagore uyoboye bameze bate? Abagore nyabaye ubu bameze neza, bafashe ijambo. Mu makoperative ntago bahezwa, mu mashyirahamwe ntibahezwa. Ibikorwa byose, niba tugurishije ikawa, umugabo arazana ya mafaranga tuyashyire hamwe, hanyuma tuyagenera igikorwa cyayo. Tumara kuyakenera igikorwa cyayo, abana kera ntago batumaga bajya mu mashuri, higaga abahungu gusa, abakobwa bakayaheza ngo nagumane na nyina. Ariko kugeza uyu munsi umukobwa aringaniye n'umuhungu. Kugira uruhare ku mutungo w'urugo birufasha iki mu iterambere? Nk'umugore umugore yavuganga n'amafaranga reka tuyakoreshe iki, agatanga igitekerezo, bigira uruhe ruhare mu iterambere? uruhare rugiramo cyane,
umugabo uramubwira mbese tugereranyirize mbere umugabo akiguheza na nyuma y'uko muhuje hamwe mukaganira mukamutangana ibitekerezo mukabiganira urugo rwateye imbere ugereranyije na rwateye imbere turubaka tugura inka ariko ubundi yajyanaga mu kabari akayanywera wenyine wowe se kubera icyo utayafata kuyajyane oya tujya inama iyo ashatse kunywa agacupa turajyana turaganira tukajyana hanyuma iyi ntara na kano karere hari ibintu byagiye bigaragara yuko hari imirire mibi abana bakagwingira wowe na senefu yawe twagwanyije ubugwingiri twabonye gira nka munyarwanda abantu bari kujya mu irerero bakanywa amata bava muri rya rerero bakajya gutangira ikiburamwaka ndi kumwe n'abana kandi nakoze igikorwa kizima nubwo yagiye bwose nigishije abana biga kaminuza bararangiza ni wanete icyo nkubwira ni ukuri ndamuha amashyi n'impundu ndamuterera impundu ubu aba bose ninjye ubarangaje imbere mu mpundu cyane atuyoboye neza ubu abadamu turasobanutse twikuye mu bwigunge ubu turi mu makoperative ubu turiyambara neza igitenge mbese turasobanutse ubu ngubu wapi kwambara ibirenge wapi twarabitaye nta mavunja abiwacu noneho rero ikindi ubu abagore twahawe ijambo ubu abagore twaciye nyakatsi ku buriri iwacu nta nyakatsi ibaye ku gitanda ni matera cyane cyane iwacu ubu umugore aragenda agakora ku gikuta agacana umuriro gukaka amazi iwacu muri mugungu ubu tuvoma mu nzu iwacu turasobanutse cyane tumeze neza ubu Kagame yaduhaye ijambo kera nta mukobwa wagiraga ijambo umuntu yarabaga imfubyi amasambu akayazungurwa n'abandi ariko ubu ngubu nanjye ubwanjye nabaye imfubyi ariko ubu ninjye wazunguye ibya data cyane 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 Kagame Imana izamurinde cyane cyane nanjye ni nawe mbonye perezida wa mbere navuka mfite imyaka 60 ubu niho mbonye Kagame umuyobozi wacu perezida oya ntago agiye ntamuzi ntago nari muzi ubu niho mbenye perezida nyawe hanyuma no ku gihe cya Habyarimana n'icya Kagame ubona itandukaniro ari iri itandukaniro nyine ni kwa kundi uri kubona ko twahawe ijambo kubwa Habyarimana ntago twari tumuzi ntabwo twageraga gutya ngo tugire igiterane kingana gutya ariko ubu ngubu si abana si abagore si abaki bose baje bari kwidagadura bamubonye FPR wacu perezida narambe turi muri nyuma tuzamutora 100% ku gipfunsi twari isezereye iki cyabafashe guca imirire mibi mu bana na za bwaki no kugwingira twagize amahugurwa twagiye duhura n'abantu b'abanyabuzima bakatwigisha noneho tukamenya ukuntu twategurira abana batoya kugira ngo batazagwingira tukabaha ibirinda indwara ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ubwo cyane uratubona ko dusobanutse twe kuva Paul Kagame yahaja twahise dusobanuka kuva mbese umunsi akandagira mu Rwanda ubwo twahise tugira amahoro kugeza ubu
yatugejejeho turakeye kuko yaduhaye ijambo twahaseze tuje kureba ibyiza yatugejejeho kugira ngo nta kibazo ndagerageza niyo nawe nkuze nashyiramo morali kubera kuko ndumva umubyeyi yatugejeje ku bintu byinshi kandi biduha imbaraga yewe kubera yuko yatugejejeho ibikorwa byinshi byiza tuba ahantu heza yadugejejeho amashanyarazi aduha amavuriro aduha abana bacu biga ahantu heza amarero rwose ntabwo bakikora urugendo amashuri yatwegereye akanigi ni ak'umuryango nambaye twambaye iniforume urabona ko dukeye ibi bintu bitubamo duhorana morale ni ukuvuga ngo twabiteguye tucyumva kuko kandidatire ihari turamushaka cyane umubyeyi turamushaka ni we nta wundi yego amaso ku yandi yego morale umutima wanjye urakeye cyane morale ni yose kuri njye ndi kumva nishimye cyane umutware nawe ari hano ni uko ubu ntamenya aho ari kari hano twaje saa saba z'ijoro nari nkandagiye hariya ku ngoro y'umuryango narindi tukimara kumva yuko azaza hano mu Gakenke iwacu nahise mvuga nti umva tuzararayo yego rwose baba we umubyeyi yaduhaye ijambo kera twajyaga dusingizwa mu bintu byo kwiteza imbere ugasanga mbese umubyeyi ari kwitinya ariko ubu yaduhaye ijambo ubu ngubu turagenda twumva turakomeye kubera